sorry gato mbavugiremo impamvu nubwo utari gushaka kujyayo. Uwo muntu mbanze musubize icyo kibazo ntakibagirwa ibyo avuga byo ko yagiye ahindagura amazina. Icyo gihe yari muri relationship na Priscilla. Nta muntu utabizi mwese muri hano nubwo udashaka kujyaho. Ricky yampamagaye ambwira ko yataye impamvu ntashaka kujya kwa Priscilla uretse gato aseka nyine ubwita byivugire impamvu mbadeka ibintu byagiye ku televiziyo y'u Rwanda uretse gato ndabizi ariko impamvu mbadeka sibyo uriya mwana abantu ku bantu babizi wede kati ndabizi kubizi Priscilla ibibazo Lick yamuteye aya masaha Lick uramwana yarakize yatandukanye n'umuziki completely kubera iyo mpamvu yahuye n'ingaruka nyinshi kubera ibintu rero nasabwe kuvuga ati reka Priscilla tumureke ntagira ahura n'iyi case y'umuvuga Ricky kandi icyo kintu ngiye kuvuga gifite aho gihuriye n'icyo mutipe yarambajije. Niyo mpamvu uwo muvandimwe suko nifuje kumuvugaho kuko ntago nanjye nakwishimira undi muntu wahuye n'ibikomere wenda bishobora kuba binarenze n'ibyanjye sibyo dutwatewe n'umuntu umwe. Ahubwo impamvu ngiye kumuvugaho n'ibyo byo gucenjinga amazina icyo gihe yabaga ari muri relationship na Priscilla kuko yanamamagaye ambwira ngo nataye Priscilla mu nzu kubera ko yambuzaga kuvugana n'umwana wanjye. Urakoze nta rindi jambo ndenzaho. Urakoze cyane. Umusa ntabwo tuzanye ku space. Iki Caritas ndakizi. My friend ntabeshere uriya mwana ntabeshere Priscilla twumvikana ikintu kimwe. My friend inkuru z'ibintu yakoreye Priscilla mu mujyi ibyo bikwindi space yabyo uretse gato ibyakorewe Priscilla agacanganyikirwa kisanga yakoze ko navuze ko tamuvuga nk'ibyifundi yakoreye ibivuzo hano bita imusambira abantu batuye muri Houston cyangwa muri Austin murabizi ibintu bya noneho ibintu byabereye reka nze urabizi ko jewe jamba hagati ngerageza uko nshoboye kose so reka nze nsabe gato manze umvise natangiye mutuku kuntu ariko numvise ko hagiye abaho kuri recognizing umwana nagize ngo yarahakanye abe buretse gatoya none se yamwandikishije ijambo ryo mu cyongereza ntabwo rirankundira abe bari narcissistic behavior urumva abantu bafite urwandiko bameze bavuga nyine ya miti 15 ushobora kubitara bayadahari ariko se wakurikiye waje space inyuma reka mama w'umwana yivugira nta kintu ase nomo ari we wateruye umwana yaranze ko ari undi muntu ufata ku mwana we wa mbere ari ku bitaro yaravutse ahari ibyo nabifuze pe abe tubwire evolution yo kumuhakana yamwitayeho iyo yamwemeraga aricyo yamufashaga iyo yamuhakanaga nuko kumusabye ibintu byabaga bigenze gute aho niho reka nkwereke uburyo ubwo bwa toxicity navugaga rikubona hano hari abantu benshi mwabanye nawe muramuzi kundusha reka mvuge gutyo navuze ngo umuntu wabanye nawe agatandukana nawe neza azamura akaboko ambwira ati uri mubi urabeshyera umuvandimwe nta nomwe icyo mvuga ni iki ngiki navuze ngo nejo naravuze ngo aho kugira ngo uzankomerekereza umwana nk'uko wankomerekeje nguho urugero rufatika ejo bundi muha umwanya wo kubonana n'umwana amaze kumubwira ayo magambo ngo uriya si we nyoko n'uriya n'ibiki ntabwo first of all nta n'uburenganzira afite bwo kuza yari akwiriye kugenda kenjoying iyo time abonye n'umwana we no kugira ngo n'indi myaka izaza umwana azasigarane memory nziza niyo baba batari kumwe umwana azavuga ati mfite memory nziza na papa ntiyari akwiriye kugenda mubwira amagambo mabi nandi ntashoboye kuvugira hano sibyo ikirenzeho nyuma yaho naramubwiye numva rero mbabazi warabibonye ko nge nawe ntago bishoboka nta mubano dufitanye ntawo ntushoboka mubano uhoramo ibitutsi umubano uhoramo iki I can't
maze gukura mfite imyaka itari mikeya ku buryo umuntu ku myaka 44 ntabwo wakwiye kuba wifata kuri ntabwo ndi 44 nawe oya nanjye uvuze papa w'umwana oya ninjye wata kuri cyoke urumva abe ikintu cyabaye yakoze icyo mubwira ngo biri toxic nuko nzi neza ko Diki ntabwo ari umuntu mushobora gukominika icyumweru cyangwa ukwezi mutarashwana hatajemo ya magambo mabi. Icyo ni icyambere. First of all, ni umuntu nkuko yarabonye amahirwe yarakwiriye kubanza kubaka relationship n'umwana nziza kugira ngo cya kizere kibi na yasura mba afite mu maso y'abantu ibanze isibangane. Ahubwo icyo yakoze nkimara kumubwira communication naranamubwene ujye ufata niba ukeneye no gukora icyo ukora inshingano ku mwana. Umwana mujyana ku ishuri, umwana ararya, umwana agira gute, si nkutegetse icyo gukora. Dufate 50-50. Wenda uvuga ngo uzajya yishyura school fees, ibindi mbimenye nkuko n'ubundi dusanzwe tubimenya. Cyangwa se uvuga uti ntabyo nshoboye, ati minervare nzajya nyitanga. Ndamubwira ni noneho kugira ngo kuko nge nawe bidashoboka ujye uyicisha mama nta uhari, mama bahanze. Mbana na Nadia umunsi ku munsi aramuzi, baraziranye bihagije, aranamuzi kundusha uko nge muzi. Ujye umucisha school fees. Nkimara kumubwira ko nta communication, yahamagaye umwana umunsi umwe aramubaza ngo nyoko ari he. Nge nanga n'umuntu nyita nyoko, naranabyanditse nta muntu muzima w'umugabo uvuga nyoko, uwo mugabo nta abadashobotse ndabivuze. Yagakwiriye kubaza akanuba n'umuntu ati mama wawe ari he, ati nyoko ari he. Nanze kuvugana nawe kabiri block umwana abe. Urekonesa umwana gutu ublock umwana, nizihe nshingano afite, ni ye response, nubuhe bubyeyi afite bwo kublock umwana. Wewe wa block umwana wawe ngo nuko ufitanye ikibazo na nyina. Mumbwire mu mateka y'isi umubyeyi wa borotse umwana narcissist behavior ibingibi rero yasamubloka ngaho mbwira narasi zitabaho ngo narcissist behavior rero kaze pasire kaze gatware gatoya mbabarira gato mbanze nongera akantu kamwe none akamubloka ari bwakibonana n'umwana bwa mbere face to face. Wowe wareactinga guteganya nawo mwana. Okay, reka ngo tuveyo gatoya kangaruki. Oya godfather gatoya. No man muri ntago muri kunsaza muri gukomeza gusunika kumwinjira muri famille no. Oya nagari famille kandi cyakuzo. Mureka kambaze n'umutwe w'ikibazo mureka kambaze ndi radio kumusubiza. Ufite hari guhakana umwana bavuga ngo biologically uyu mwana su wanje. Hariho no kwemera uyu mwana n'uwanje hanyuma ukaba irresponsible. Hari kuba irresponsible, hari no kuvuga ngo uwo mwana n'ubundi mugabo ni aho ni wanashaka bamenye ese yemera ko ari uwe DNA arize, hanyuma izo nshingano zikamunanira wera ubushobozi buke, hanyuma aho nshaka gusobanukirwa aho hombi. Okay, abereka ngusubize gutya. Sergio iyi ndacyo gusubiza rwose mu buryo bwiruye, ari nayo iyo toxic mvuga. Urumva byatangiye atemera umwana, yanga kwiyandika ku mwana kugeza igihe nagiye gushakira passport y'umwana ejo bundi 2021 muhamagara kuri immigration musaba ni est ushobora gukora na petit mot ivuga ko ari wowe se w'umwana kugira ngo bame passport y'umwana. Ibyo bintu ntabyo yakoze. Uri kumva? Ejo mu gitondo yabyukana umutima mwiza, akabyuka warira, aterega pasi, urabona nanjye singiye whatever, and then bikarangira njyewe ikintu musabye nkanjye basi nkangani ko shaka iki akagikora, ese ku mwana wawe akeneye iki agahita block, tukamara umwaka tutavugana. Iyo mbwira uburyo ushobora kwereka guhereza umugabo. Nge naravuze nibirutwa na wa mugabo wakubwira ati nge umwana ndamwemera ariko ndi responsable. Ariko noneho kuko nzi bikomere bye, nzi amagambo ye akoresha, nzi uburyo wowe umwana wawe bamublotse uri umumama ari se umublotse wakomereka bingana bite. Okay, reka tuviyengiye. Okay, tuviyengiye twagarutse gato. Urakoze cyane.